ngiye ko mbora protocole za mbere zingezeho wavuze ngo sohoka ngo ujye kwambara ndamwerege ndumubwire ngo ntabyo nkora ngiye ko mbona nuko baranyandikira ngumva ngo wanze gushakwa ngurane ngo kurabwira ngo kuragumura n'abana ngo reke gushaka ntabwo ari kubagumura umwana w'imyaka 12 tujye tuvuga ishukuri arashaka ngo ajye gukora iki njewe umunsi wa mbere nuri indege mbibabwira bantu rwose mubuza abana banyu ntiba ngo social media ngo izatuma umuntu ajinga hajinga n'undi wakajinze that's one icya kabiri ntabwo social media yotuma ujinga n'undi utari ufite kujinga mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho mugiye muherereye amahoro y'Imana nabane namwe mwese njuri imbere yanyu nk'ibisanzwe no wasara hanyuma ikinyamakuru canyu cakirambi citwa ngo ni Kim Films rero tubaye kaze na karibu kugira ngo twongere dutaramane kandi hanyuma ikindi mukore subscribe muganduke rwose subscribe na share na comment buryo bibari ingenzi hanyuma no kuza mureba ikiganiro mukakirangiza kuriya niko kuduteza imbere naho kureba ikiganiro ukadutanzira kuriyaga nanone yewe ni nkaho ntaco ubukoze ariko iyo ukirebye neza ukakirangiza kuriya nibwo natwe tumenya ko turi kumwe 5 kuri 5 rero ku munsi wa none nubwo nazanye ubwitonzi bwinshi ndi kumwe sindamenya nimba ari umukobwa nimba ari umugore araza kubibwira imbere yacu yakwibwira abadukurikiye tutizimbye mu magambo. Murakoze cyane. Nitwa Denise Umutesi. Nuko ukeneye kindi ibwira ni Kinyamurenge hano twebwe titugira ikibazo. Okay, nitwa Denise Umutesi ndi umunyamurenge kazi abandi umusita umwishwa abasinga. Suko iwacu twari dutuye aho ababyeyi nyine inkomoko yacu ni kundahango mu mikarate gusa ubunyine ababyeyi bamanitse mu mahuzu mu Buganda natwe tuyamanitse yasande cyane tubahaye ikaze na karibu hano iwacu tuguhaye be ukungiza good be ngwina nkubwire ngwina yibwire beya beya nyabuna wireba nyabitanga ngwino kanda musaza beya ngwino nyabuna beya nyabitanga nyarayicaye nanje nuko ngwino beya aso beya ngiza good be uri umwana mubi oya ntaco tuvugana ukuri uri umwana mubi dore dokara musoma genda mabziwe twegere ziba dukomeze twari tuvuze ngo tugwaye kaze na karibu rero tumaze kwibwirana rero Denise ni mu ntoki ku burambuye kontubiza bingoje kibazo Denise n'uyibona umukobwa udafite ibiro byinshi ariko udafite na bikeya ushima Imana ndumukunda cyane umukobwa kaneze ngugira gute ndumuntu usanzwe nukubiza bingora kuri yego kubera ko tujye tukubona ku mashusho media Denise nituzi ni YouTuber se ni byiburaho bumpaye aho ngendera umurongo Denise ni YouTubers ngira YouTube yitwa Ikolema TV abantu biwanyu bagende bakora subscribe yes bazadukurikirana nkora poem ndumusizi naho bazombara muri filime nabyo bakabanza nkina na filime gusikiruta ibindi nkora script ndumwanditsi nkora script ibintu byinshi bitandukanye yego yes Denise rero uratubwiye ngo YouTube channel yawe yitwa Ikolema iryo zina rishatse kuvuga iki kubera icyari ryo wahisemo be byaba ari gisekuruza cyangwa se ryaba ari kubera ko abenshi bagenda bayakora bashingiye wenda ku izina runaka rya sekuru yisese gutyo umugabo we mwebwe jega nta mugabo mfite na sokuru wanje ntaho kiriho nta nubwo naje kumwita YouTube ariko nje nkunda ibintu cyane bya Kinyamurenge
simbizi cyane ariko ndagerageza kubimenya. So rero ikorema ni ijambo ry'ikinyamurenge, ni itara bakoreshaga baroba, bararimurikishaga rikabasha kuba nka nijoro, rigatuma babasha kubona nyine amafi mu nyanja. So barikoresha cyane baroba, ariko ni itara ryaka cyane. So rero impamvu YouTube yanje nagize ikorema ni ukubera yuko YouTube yanje ntabwo izaca ikintu kimwe, ica ibintu byinshi bitandukanye, ariko ibintu byinshi byose bifite message bitanga. So muri make ni urumuri rw'ibintu byinshi, yaba ari ibiganiro bihaca biba bifite message bitanga, bivuze ngo arabo bishobora kumurikira, yaba ari iyo filime kuko nazari zaci ziba zifite ibisobanuro, zifite message zitanga, yaba ari poeme ntabwo aba ari poeme iraho, ni poeme nayo ifite message itanga kandi basha ku impacting ubuzima bw'umuntu. So that's why rero nahise ikorema, kubera yuko yamurikira benshi mu rwego rutandukanye. Yes. Aha, uratubwiye rero ngo uko uri umusizi, cyane cyane twebwe mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, ndango kubona umwari cyangwa se umutegarugori w'umusizi si cyane. Ese mwebwe mwaba mwarayikuye ku babyeyi iyo mpano, mwaba mwarabitekerejeho gute, aho mwabimenye ryari, mwatubwira? Okay, urakoze. Ni impro ndende, ariko mbere ko ndenda nkubwira ibyo bintu bavuga ngo umwari w'umunyamurenge ntabwo njewe mba nibaza, umuhungu avukira amezi 9, umukobwa akavukira amezi 9, umuhungu ariga, umukobwa akiga. Yego. Umuhungu njewe tugende mu bintu bitanga impano, aho impano zikomoka, twese n'umukobwa dufite ubwo burenganzira. Nimba impano ikomoka ku babyeyi, umubyeyi ntabwo azabyara umuhungu areke kubyara umukobwa. Yego. Nta nubwo umubyeyi ategeka aho abyara umuhungu ngo ateke aho abyara umukobwa, twese tuvuka kimwe. Rero bivuze ngo nimba impano tuyikura ku babyeyi, uko musaza wanje yigira niko nanje yigira, ko twese tuba twaravuye ahantu hamwe. Nimba tuyikura mu mashereka twonka, twese twonka ibere rimwe. Nimba tuyikura mu mashuri aho twiga, umuhungu ariga n'umukobwa akiga. Nimba tuyikura yuko aho tuba dutuye, aho ntuye habatuye n'abahungu. So rero ntabwo nje byo biba cyane bavuga ngo bakobwa ngo reka uko umuhungu yoyigira niko n'umukobwa yoyigira, kubera ko Imana izija guha abahungu niha n'abakobwa, kuko imbere Imana twebwe twese turangana. Ntabwo Imana igira bya bindi ngo uyu ni umukobwa, ngo uyu ni umuhungu, ngo uyu ni muremure, uyu ni mugufi. No, Imana igiye guha iha buri wese nyine. Hama rero ku mpano njewe ntabwo mu by'ukuri nayikuye ku babyeyi. Mpamvu mvuga ko ntayikuye ku babyeyi nuko nta mubyeyi wanje n'umwe uyigira. Icyo ni icambere. Nuko kandi no mu batuvukana bose, uretse no kwa papa wanje, donc famille yanje ya hafi kwa sogokuru, nta n'umwe bigeze ubikora. Usibye mushumba watuvuyemo kandi nawe azasetsa ntazavuga imivugo. No, twaje wenda kwa sogokuruza naho ugasanga nta n'umwe ntawe pe, ntawe ndabona. So bivuze ngo ntabwo navuga ko ari impano y'ababyeyi, ahubwo ni kwa kundi Imana ijye yihera umuntu ikintu gitandukanye. Nkuko nisanze ngasanga mvukana na mushumba azasetse Senegal, njewe sinzi muravukana neza. Papa ni musaza wanje. Rero wibaze ukuntu nje na Senegal dutandukanye. Senegal akora comedy arasetsa, nje byo bira sinabishobora. Nigaza bikora nkasha kumuranga nkavuga ese nk'ibintu Senegal. Habimubaza ese ibintu babitekereje gute, ugasanga karavuga nk'ijambo ry'ubupfu, ijambo akaja gushaka muri biri ukuntu arimo ijambo risetsa abantu. Yego. Birangiye ntabyo rero nashobora. Nanjye rero nisanga mu mivugo kandi ndabizi ko nawe ntabyo nawe yoshobora. So rero ndi kwa kundi Imana nyine ihera umuntu ikintu ifite impamvu yayo itandukanye n'ibyo tudatekereza. So rero njye namenye ko mfite iyo mpano y'imivugo. Okay, iyo uri umwana ntabwo umenye ko ikintu ari impano. Namenye ko iyo ngiyo ari impano 2020, simbaza ko bwari muri corona nibwo nabimenye, ariko nari nsanzwe mbikora. Ngiye kuva ndi umwana wiga primaire mu wa 3 ndabyibuka, banza nifite imyaka 9 ingahe. Nagiraga impano, imba navuga ngo ni impano yo kwandika. Nabyo nemera ko ari impano, ko nagara abantu bose bazi gukora script pe. Hanege ujya mva indirimbo y'umuhanzi, wenda sukuwagaye, ariko nk'umuntu uzukora script ababizi. Hari ukuntu umva indirimbo y'umuhanzi ukumva afite ijwi pe, ariko hari indirimbo y'ukuntu yanditse kumva ni ibintu ni kwa kundi wandika utuntu nyine kuva n'utuntu tworoshe bitewe n'ukuntu umenyereye, sibyo? Hakamundi ureba kuva ati umuntu azi gukora script ariko ntazi kuririmba, kumva ijwi rye ntago ari ryiza, ariko wasoma amagambo kumva nyine n'umuntu w'umuhanga mu gukora script. So rero nanjye icyo gihe niga mu wa 3 nakundaga kwandika, nkakora story y'abantu, mwarimu yabari mu ishuri, mwarimu akanakoze ngahita mukoramo story. Nimba wenda twaba twiga imibare, hano imbere nkandika imibare, inyuma ngatangira kwandika uko mwarimu namubonye. Hari umunsi ikintu kinona nkajya ngenda mushiraho X kugira ngo wenda nanafata atazamenya ko ari mwarimu.
ngo aza yambaye gutya ngo yarameze gutya nkahita numva nyine mugize wide nkamwandikaho mu ishuri nabona umwana nkaba mwanditseho akantu kose umwana akoze nkakavugaho nanjye akambayeho nimba ari akantu kambabaje nkangakozemo story none nyuma nabiha abana ngo babisome bakambwira Denis wandi ibintu byavuye mu mutwe wawe kuko nyine ni inkuru nziza iryoshe nanjye ubwo nyine nasubiza iri inyuma naje kubisoma kavuga isi ibintu byavuye mu mutwe wanje cyangwa ari undi muntu wabinyandikiye ngafata yakaye nkayica za mpapuro zose nkazica nkazitwika kavuga undi muntu uzoja mu hano inyuma agasoma bino bintu azantekereza gute ndi umwana w'imyaka 9 ngeze ngo atingi nabwo nari ndi mu wa 3 hazi ibintu cyo garagazwe ibintu byitwa amashirika ni ibintu bya ni nuzikora hano mu Rwanda no biracakora icyo gihe kera twakoraga umunsi wo kwibuka ugasanga turaperformiza ara muri stade hari ukuntu bagiraga imibare tuvuga nimba ari imibare uyu munsi twibuka imyaka 10 abana mukagenda ara muri stade mukiyandikamo 10 wenda mwabonaga amafoto nkaho udatuye hano tugaperforminga ukaguha ibintu byitwa ubutumwa buri wese akagenda avuga ibyiwe yafashe mu mutwe n'igihe cyo kwibihora no kubizabaga bimeze ugasanga rero turaye bakagwa amagambo ugomba kurara wafashe ku buryo ukabuza uburyo uri buhagarare hariya muri starike muri bugare muri stade ukamenya uburyo uhagarara ukanamenya n'uburyo amagambo ugomba kuyafata mu mutwe ukayavuga so naho byahere no ntangira kuzamura ya mpano yanjye none urumva ko buri mwaka tubwira ngo tujye guhimba uhimba ibintu uzovuga batubwira ngo tujye guhimba bigatuma noneho donc bigenda bizamuka kugeza ndangije primaire njya secondaire still ngiye secondaire troncome nabwo nkomeza gutyo nibwo cyane nagize inspiration no ntangira gusoma urumva nari maze gukura nkajya muri library cyane ngasoma ngakurikira ama story y'abantu none story nakurikiye ngatanyikoramo nanjye samari nimba somye nk'igitabo ngatanya ngafatika nkagikoramo samari uko nacumvise cyangwa nkandika ibyiza nabonyemo ibibi numvisemo ibyambabaje ibigomba guhinduka gutyo so nuko rero nagenza mu tab by tab none ngeze superieur wenda niho nakuye inspiration yo kuba najya kuri social media noneho mbere wenda nsubiye inyuma nakoraga poeme pe ariko nkazandika ngatinya kujya kuri social media kubera ca kintu n'ubundi nyine nk'ico wavuze bavuga umwana w'umunyabirenge ugiye kuri social media w'umukobwa ngo bari ikirara nkazandika nkagenda nkazibika nkazirikodinga nkazibikira nkavuga sinaje kuri social media bomvuga ku buryo nzambyibuka hanige nigeze gukora documentaire tuyikoresha twibuka ahantu nigaga nanga kugaragara muri video abantu bose barambwira Denise why ukuntu mwakoze documentaire nziza uzikora documentaire yo kugeza ahantu hakomeye ndambwa no nagati ngiye mu rugo bamuye kuri social media banyica nuko nababwiraga nkabwa njewe abandi bagenda acting ngewe ndajya mu nguna aho ntagaragara ariko singaragara kuri video so rero ngeze superieur nko nari mbivuze nahise njya mu muryango wa ARG none ngiye mu muryango wa ARG urumva twagiraga ibintu byinshi tugategura ibintu byo kwibuka n'ibiki so nza kwisanga none niho nankoresha impano yanjye cyane nkabahimbira ubutumwa famille yanjye nabagamo nyine nkabahimbira ubutumwa nyine budukoresha ntangira kuzana bya bintu nyine nigiye muri mashirika tukabiperforminga ntangira kubakora documentaire yo kwibuka indirimbo bintu nk'ibyo ariko still nkanganje kubigaragaramo bagakora nje nkavuga nkakora documentaire nkajya mu nguni mu cumba hari ukuntu umukora documentaire wowe kavuga abandi bakakitinga yego njere naravugaga bampaye mikoro nkavugira iyo ndi ntagaragara none abandi bakakitinga nimba yenda ko uvuze ngo byari ijoro risanzwe umunsi nk'uwundi biki n'ibiki abandi bakaba bikora kuri se bumva ijwi ryanjye bakabikora nyine bikagaragara abantu bishimye baseka bameze neza wenda mwijima waje gucura ibiki n'ibiki gutyo hagahita berekana nyine abantu bikanze kwa kundi genocide yatangiye abantu baza gutema abandi so ari documentaire nziza nyine ariko still ngewe ntagaragara nkavuga ibyo mvuze abandi bakabyakitinga so rero nsotse nibwo abantu bambwiye benshi pe kuko twateguraga event kitabirwa n'abavyeyi bacu nibiki gusa nje nta muzeye wanje wari uhari noneho abantu bakamwe Denise ibi bintu kweriki i documentaire wari kwikora neza ikaja hanze ni documentaire nkabwa no simbabwire ngo iwacu mu bwoko bwacu meze bitya ariko niyo mpamvu ngiye yabimbuzaga ndangije secondaire rero ndi 6e tugiye kora exet nibwo twaganira n'umuyobozi w'ikigo cacu nagiye muri story ndende ariko nukuvuga ngo mbabwire inkomoko y'impano y'umuntu master wanjye arambwira ngo Denise arambaza uzabiki urumva uteganya gukora ikintu nangiza secondaire nivugira ibindi byanje nzakomeza kaminuza wenda nzafasha abavandimwe banjye nabo kugira ngo bagere kuri ibintu nk'ibyo arambwiye se kubijanye n'impano yawe ibyo ukora
yumva nta kintu na kimwe mbivuzeho arambwira ngo Deni ngo uzi ko ngo uzapfura umukene ngo kubera imyumvire yawe ugira ndamwe master kubera kumbwira ikintu arambwira ngo muri wo harimo ibintu byinshi byakagugejeje kure ngo ariko kubera limitation wishiriyeho ukuvuga ngo ntiwokora iki ngiki kubera ko ngo uri umunyamurenge kandi impano yawe nibwo butunzi bwa mbere ubwo gusohoka hano utangirije gushakisha akazi k'ibihumbi 50 ibihumbi 40 kandi ari ufitemo impano yawe yakakugize ikintu gikomeye arambwa ngo mu gihe utari wakora izo limitation utari wikura iyo myumvire imeze gutya biragoye kuzakira mu buzima yego no nibwo nagiye mbitekereza njye nyine ndavuga se wamungane ku ishuri njyewe nari mfite niga secondaire nari narabonye akazi ko kugenda wigisha abaturage mu mudugudu so sinzi wenda ukuntu umuntu aba yibutse bino bintu ariko njye ahantu nagiye niga reka mvuge gutyo nagiriye umugisha kubera impano yanjye nari mfite ahubwo njye nyine za limitation ngenda nishira ngo zo kutagaragara kuri social media kandi tuzi ko social media nubwo avuga ngo nimbi irafasha cyane ikintu ukora kuri social media iyo ari ciza kira trending akagira impact nziza kurusha uko wobikora mu mwihisho yego so njye rero ahantu niga superior nari narabonye akazi ko kugenda nigisha abaturage guhugura abaturage niga ahantu wenda asa nkaho mu cyaro guhugura abaturage kubijanye n'imyitwarire urubyiruko baranantumiraga nkajya ku bindi bigo pe wenda abo twiganye n'ababona bazabyibuka nkajya ku bindi bigo za 9 years nahe kwigisha abana babo noneho kwishura amakazi kuko zange njya guhugura abaturage buri wa gatanu nimugoroba tukajya kuganira n'abako ukajya kwigisha abaturage ibintu bijyanye n'udukoni two mu rugo turimo tw'igikoni nkanga bakavuga ngo bafite amafoto n'amavideo nkanga kandi bagomba kwifata bagatanga raporo njewe nkanga bakatuga tuye kugwanya ibiyobyabwenge kuri amamukorana wenda na polisi y'igihugu kugwanya ibiyobyabwenge n'ibikini bikavuga tujye utegura udusketch wandike script y'udutheatre n'ibiki bikoreshwa nkabwa oya nyamuje harimo amafaranga menshi ariko nkanga kubera iyo mpamvu nkavuga ati ntajya kuri social media iwacu bazonyeje nurumva ngenda mbona opportunity nyinshi ubu nyine nibwo mbitekereza nkumva nyine sometimes ndabyicujije ngenda mbona opportunity nyinshi ndazanga nano ndangije secondaire rero ngiye gukora examen nibwo master wanjye yambwiye aramwa udari nugumana iyo myumvire yo kwishara limitation ngo nukuri umunyamurenge nta munyamurenge ujya kuri social media w'umukobwa uzapfura umukene arambwa ngo icambere impano yawe wari ufite wari kubuvuye hano kwishura muri secondaire ufite connection hanze hari amadocumentary ujya ukora ariko ukanga ko agaragara wari kuba ufite connection hanze icya kabiri hano wari ufite akazi wabonye akazi ko gukorana na polisi mukajya mugwanya ibiyobyabwenge wari wiboneye akazi keza ko kuzaza genda wigisha abaturage utuma tw'igikoni waranze nari mfite akazi kenshi aho ngaho nyine aho nigaga ariko uranga ntushaka kujya kuri social media arambwira ati rero nutakora limitation uzopfura umukene sindangije secondaire bwa bukene koko buraza ndangije secondaire nisanga hano muri Kigali biragoye ko wabona akazi umwana urangije secondaire ujya guhatanira ujye gusaba akazi gusanga ari umuntu ufite masters ukibaza warangije secondaire urangije wenda ku kigo kitari n'icambere mu gihugu kurazana ibidokima nguje ngo gusaba akazi hari abantu bafite masters bicaye aho ngaho nibwo ubukenero bwaje narangije secondaire ngewe 2018 2019 nibwo ntangiye kaminuza hahita haza 2020 hahita haza corona 2020 maze rero guma mu rugo ubukene ibiki byose biraba ndavuga koko ntangira gutekereza ndavuga ko bya master yambwiye bigiye kunkurikirana ubukene koko buranze burankurikiranye kandi koko waganira n'abantu bakakubwira uburyo ufite ibintu byinshi muri wowe njye nashaka ngo Denise uzi guhimba uzi gukora documentaire wakwandika film ibi rero butegereje uri gusaba amafaranga mu kabari ujya nyine gusaba akazi mu kabari ujya gusaba akazi he na hehe wagakoresheje ibyo 2020 rero sinzabyibagirwa hari mu kwezi kwa 7 corona isa nkayi dohotseho gatoya tugiba yari dohotseho ko noneho mu rugo cyo mu rugo babaga muri Kongo mu rugo barahunga 2019 ngiye kuranga nibwo mu rugo bavuye muri Kongo bajya mu Buganda bajya mu nkambi none muri Corona nkavugana n'abana bo mu rugo barumuna banje bakambwira ubuzima bayemo ndagenda ndababara ngira nka depression nangakurura ukuntu mu rugo twari tubayeho njye navuye mu rugo nkiri umwana mfite imyaka 4 ariko njye narinze ngeze iyo myaka 4 mva mu rugo njyewe nta sinari nzi no gukora habe nyamujere habe niki mu rugo twari abantu bifashije twifitiye abakozi mu rugo twari n'abana bakepe njye na musaza wanjye turi abana babiri dufite abakozi mu rugo nkubwire ngo gute njye baranzanye bampetse bankura muri Kongo bangeza ahantu twafata imodoka ibuvira barisha umushu ugomba kuzampetse urumva umwana w'imyaka 4 urumva
nyine mu rugo twari twifashije ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo ni twari abantu bafite ubushobozi kimwe nuko n'abandi bari babufite ntitwari dukenye ntitwari abantu benshi mu rugo ntacyo twari tubuze none barumuna banjye rero bavutse nyuma yanjye bambwira ubuzima babayeho mu Bugande mu nkambi iwana numva ngiye nko guturika umutima nibwo nase ntangira guhimba ariko siri mpimba mvuga ngo mpimba ikintu ngenda nshikora njyenyine nkibike muri make mu rwego rwo kwimara agahinda mu mutima ndavuga reka nisore agahinda nkore poeme nyiri coding nyibike ariko ikiri mu mutima wanje gisohoke nkora poeme ngo ndijwi ryawe murenge niyo poeme yanjye nakoze mpitana nayita gutyo ntangira kuvuga nyine ukuntu ndijwi nyine navugira abo bantu nyine ariko cyane mbikuye mu rugo kubo mu rugo uburyo navugira ababyeyi banje barenganye wenda bakabura ibyabo bakaba ari impunzi babayeho nabi naho nayihimbiye maze kwimba corona isa nkayirangiye hari mu kwa 8 nabwo ntiyari irangiye ariko icyo twa dutangiye gusohoka yego mpamagara umutipe w'umushito wanjye njye muramushimira buri gihe no watumye aha ndi nyine akenshi no mbikesha kuko hari abaguhatere ariko harundi wari waragutumye ugera kuri yatene nyine ndamuhamagara ndamwese mfite poeme shaka njye kwirikodinga ariko nyibike iriko dushaka kuyikoramo video arambwa ati njyewe nzi umupapa w'umunyamurenge ugira studio tugenda recording ku buryo nimba ari naho wakoze amakosa ibara gukosora akakubwira wakoze amakosa ndamwe nta kibazo tujya kwa papa munyakuri ndanamushimira cyane pe ni umuntu w'umubyeyi boss wandaje music ni umuntu umubyeyi hari umuntu kwakira ukabona kwakire kwera ifaranga kakaba n'undi kwakira ukabona kuko kwakire nk'umwana ashaka kuzamuka pana atagukurikemo ifaranga nje tuge nta nizo nari mfite muri kono hasa umuntu agiraga ifaranga uzikuye he taze pe nta nizo banza twamuhaye ngezeyo ndamwe nshaka recording ndarecordinze poeme bantu bose muri studio baratungurwa ati poeme ni yawe ni yanje ni wowe yihimbye aya magambo yakuvuye mu mutwe nyakuranga kwemera ntabwo ati nta mwana w'umunyamurenge tuzi ukora poeme w'umukobwa noneho tugiye nta n'abahungu nabona poeme bazikoraga usibye umupapa uzi ukora ibintu byo mu bukwe byo kuvugira inka nta wundi muntu arambwa ntago muzeme ko ari yawe ndamwa ni yanjye n'ikimenyimenyi nta nubwo ari n'ibintu bisaba guhimba ngo bisaba isaha mu minota 40 ndamwa ati ngiye minota 30 nk'urupapuro nari poeme ushaka ko ngukorera minota 30 irabirangiye arambwa ati sawa arambwa ati wowe noneho tugende muri saro ako kanya atamwa ngo dusohoke muri studio ifatanye n'inzuye ngwino tuje muri saro ndagenda tuje muri saro ya duplicata ni big arambwa ati none dukorere indirimbo ihuyemo abantu b'abanyamurenge benshi batandukanye kandi abanyamurenge gusa abaruba abashi indirimbo nyine y'amahoro yacu twese uburyo twese turi abakongomani mutanyenda njya ako kanya naho njya muri studio nanajyanye na Mubogora nawe hari ndamushimiye nishyange cyane n'uwo mutipe nyine bamperekeje tugezeyo ndayihimbye nyihimbye ahita abwira Mubogora ngo nakaririmbe ibyo ngibyo nahimbye Mubogora barayibiririmbye nawe afite ijwi riregeye biba bigiye munyakuri nabo baririmbye aho hanze hari cyane yaratuye ni igikondo hatuye abantu nyine b'abakongomani benshi habaje umuntu ngimba ngo ari umuruba undi ngimba ari umuki nabo bashizemo ijwi ryabo indirimbo se ibigitangaza muzagenda mwirebe yitwa ngo munyamurenge ngo mimi munyamurenge mimi mukongomani ziba ngo urayizi cameraman arayizi nanjye ndayumvisha ndayizi indirimbo nyine irimo indimi nyinshi ngiye nakoze mu Cyongereza n'ikinyarwanda munyakora akora mu Giswahili undakora mu Iringara undakora mu ngo ari ibiki nyine ndimi zo muri Kongo sinziza ariko twakoze mu ndimi zitandukanye Mubogora nawe akora mu Giswahili no mu kinyamurenge nyine nuko ndabazanira indirimbo nituyikoza ku kanya munyakora ati ntibibaho nyine banziza pe nanabibashishikariza bugende munayirebe rwose ni indirimbo nziza kandi rwose ifite message mimi munyamurenge munyamurenge noneho ubwo tuyikoze munyakora tuvatira noneho the solution is ntago tuvana tudashutinze no ndirimbo njyewe ngiye guhamagara cameraman azahita dushutinga ino ndirimbo akakanya yitumara kwishutinga njyewe ndakwishurira bagushutingire niyo poeme ku buntu yego ndabona ati ngiye poeme yanjye ntago njya kuri kamera nanjye sinshaka kujya kuri kamera munyakora arongera nka bya master wanjye yambwiye arambwa Deni iyi mpano ingana gutya bosanga ibinga ari bwo butunzi bwawe ingere yawe umuyoboro w'imigisha yawe y'ibindi bintu byinshi arambwa ati uyu munsi iki usanga aricyo gifungura ibintu byawe aho kuri kujya gushakisha akazi ugira gute sha n'umuntu urebe indirimbo yabibona nari mfite ubwo ndimo gutitira gutya nibwo bwa mbere mu mateka nari ngiye nyine mu byo ngo video ngo nibiki azanye cameraman itaza tubanza dushutinga ya ndirimbo
nanje nyigaragayemo namvuga icongereza kiri aha ariko mfite ubwoba pe nahise mvuga mu ngiye poema ibo bararirimba turangije tujya gushutinga poeme yanje nayo baranshutingira n'ubwoba bwinshi naza nsoma nari nifite telefone gukere kumeze gutya kuva umunsi rero ndirimbo yabanje gusohoka isotse mbona barambwiye ngo yasohotse mitamboroka abantu bose muri famille ndababroka broka inshuti zose mbroka umuntu wese nyine nasize nyine abantu abajama banje mwebwe n'abandi boroshe nziko ntaco bombaza kubaza ibintu birebire ariko still ikintu cageze kuri social media bura ntabanga kiba kirimo mbona no baranyandikira courage iki nyine mbona abantu samaye courage pe kuva umunsi ndavuga se ubundi komora nta muntu ntutse nta numbwiye nabi why nta n'imisi gaciye mu poeme yangira sohoka nabwo still ndongera ndabroka abantu ariko still no bigera muri famille nkana no muri famille courage bikini bikabandi nyine abacindenge nago babura ntago bijye bibura ntago byabura ariko benshi ngewe majority benshi nabanshigiki batungurwa ahubwo hari kunone iwanyu baba bakuzi batazi ko ibyo bintu bikubamo ngewe navutse mu muryango w'abantu bakureka mvuge gutyo nisanga mvukana n'abavandimwe bakuze basaza banye n'abantu bafite abuzukuru n'iki nyine bakuze so rero kugira ngo barambona ko social media mvuga ibyo bintu ntago bari kwizera ko ari ngiye bajya iteka cyose bahora bambonamo akana gahinja yes bahora bambonamo gato kubera niyo duhuye basambwa ngo peti ngo bitego ngusa ngo wakana we bite ngo nyaga ko so still bambonamo akana kakana birabatungura nyine ariko benshi bamakuraje shangiye abavandimwe mwanje ba hafi kwa papa kwa sogokuru aho hafi nyine gutyo na famille ya hafi nta muntu ugeze umbwira ko ibintu nakoze ari bibi ahubwo abandi wenda abandi biyo kure nyine witwa ko gusa ari umunyamurenge w'iyo kure nibo bazaga akambwira ngurasaze nguge kuri social media ngurajinze ngugize gute nuko nyine poeme igiye hanze nibwo nahise ngira courage mbonye feedback ndavuga why not mitankora indi ya kabiri iya gatatu habaye performance y'abanyagatumba bahita bambwira ko ngomba guperforminga muri sare y'abanyagatumba aho rero niho nahise nshirika ubwoba ntibana bimbwiye ko nzaperforminga nyine ngo mbitegure nari mfite poeme yanjye nasohoye bisanzwe sinigera muri sare muri Dove ngeze muri Dove umuntu ahita mbona sinawe sinzi ibyo yarashinzwe wenda muri ibyo ngibyo by'abanyagatumba ambonye tamwa ngo wamwana ngo ntagarajye ukora imivugo twahuriye hanze ndabwanije ngo bagushakira umukenyero wa performing ndabate ko mashitani jewe muri no sare wenda abantu baza bareba umunsi wo kwibuka abantu baba bahari cyo genda byibuka hari Gitwaza abo ni abantu nyine bakomeye ntago ari abantu boroshe pe n'abantu bakomeye kandi no muntu yubaha hari Gitwaza hari Dr Masengo hari ba Christophe n'abandi nyine bantu b'abanyamategeko dufite bakomeye cyo genda ko haraje na Antoine Rutayisire ndavuga ati kambayeho ndamwa ntibibaho baje gushakira umukenyero ora performing ndamwe ntago ari ngewe ahubwo ndatasha ndamwe ngiye ntago nasho aba bantu navuga gute ko naba navuga iki ntabyo mwanteguje ngo ugende uvugira yawe yasohotse ngo ari wongera guperforming nawe ntayo nzi mu mutwe kuko urahimba ubuhimba wandika niyo ugiye muri studio kenshi gukora record urasoma yego niyo washutinga video ngiye sinakunda na video cyane ngaragara mbashaka berekanemo amashusho y'ikintu ndimo kuvuga kurusha ko ngewe ngaragara naho already itatuma umukobwa roho ati mugende mujye gushaka umukenyero wa Denise ndavuga ati none ndapfuye birarangiye mpita nkuraho telefone njya kwicara nyine ntabwo ngo abantu uwo munsi ahantu twatwicaye njya koze no filme ko murayibuka ndaga njya kwicara mpita nkuraho telefone nyishiramo akadege ngiye kora mbora protocole za mbere zingezeho ngo wavuze ngo sohoka ngo ujye kwambara ndamwerege nimubwire ngo ntabyo nkora ntabwo ngiye mbishoboye mbona protocole ya kabiri iraje ngo si wowe ngo uri buvuge imivugo ngo sohoka ngo ujye kwambara ndamwe ati ngiye mu nkora y'urusaku mumbabarire ngewe ntabyo nshoboye ngiye kubona mbona umuntu warabaye MC yari umukobwa ahita avuga ngo hagiye kujaho iki ngiki ngo nikiva ngo tujye kwakira umwana ugiye kuvuga umuvugo mana umva nagize ubwoba ndashushigwa numva nyine sinzi ukuntu mbaye nandi kumwe n'umwana bro wanjye n'abandi bana bose twanje duturanye barambwira ati mane kuraho telefone sohoka utahe ayiwe umva nama konsanari muri Amerika ndagusura ati ta ana ka bloka ndagasuje konsa ndagusuje pe umva konsambwa ati uzi ibintu shanga tusoke dutahe ntugiye gusebera ati nusebera hari ahantu nanje ubwo buranyica tugenda duca muri no muryango wo hirya tute dufata moto wera atuye ku Gisozi yigaga yereka atambwa ati dusohoke dute ducomuka tujye muri gato yanje ntawe urimenye aho wagiye ndamwe konsa tugende
ako kanya tukima turiga uburyo tugiye gusohokera mu muryango wo hirya aho batari butubone tutari bucaho mbona protocole ndiraje none ahitaza abahungu bari bakoze protocole ma abatipe bene wacu bahitaza ari abahungu batatu ngo ese ngo si wowe ngo bagiye kuguhamagara nyine nagahe kenshi ngo sohoka ngo uje kwambara mwakabyara mwambabari ati sohoka bakuvuza kuri liste sohoka uje kwambara mbwira konso ndamwe konso hapfu wavutse ndagiye ndavati nuko nasi mbabwira abashitani turi kumwe bakambuza n'izo ugiye guseba ndati hapfu wavutse ndagiye namasohoka na pofe binze bumbitse umutwe ngo bazi ko ndi bukotori bari bahwereye nabaho bari ndasohotse bampaye mukenyero ndambaye ndahumeka rimwe ndavuga ati nuko kicinjira muri sare none hakaba hari undi mutipe bo muri Canada nawe iyo nano yisabe ko ashaka guperforminga ariko bamubwira ko ngo tugomba gukorana nyine avuga ibye nanje mvuga ibyanje ariko muhagararana ariko inumva yari yabisabye nje nandi byo nasabye ahubwo nuko akunda abantu wenda Imana igutunga inkoni kuko ayitunze Esteri n'abantu bakayigutunga ndakabubwiye se mwaritse n'umungu agaperforminga wenyine ngo hoya turashaka wowe mitambwira mungu ndamwe ati data we ntituziranye ariko ico mbasha kumenya no kunyura munyamurenge nanje nkabunyamurenge umfata ukuboko unyurize zira isikare kuko nopfunama ugenda yarakumfasha namwe tumfata uko kunyurize nitugera ara hejuru undekure performing unyegera ungumi ruhande nimba no performing ongera ufata uko kumanure hari ahantu kuko nopfunama nukuri numva ubwenge bwanjye busa nkabwavuye kugiye kuko nyine nayo mfite ubwoba pe baraduhamagaye turagiye tugeze imbere y'abantu ni nanje wabanjije wa muhunga mpagaze iruhande Yesu niki tanaho nigeze ngotora nta naho higeze hanagaragara ko mfite ubwoba nta niki napfa gusa kugera imbere y'abantu ndareba mbanyuzamo amaso gatoya ntatu kunyine sanga bije buno bwoko bwayo nuko ahasigaye ibindi simbizi ndavuze Pweme yanje ndayivuze rwose sinzi uburyo nibutse sinzi iyo byavuye ndavuze ndarangije mpagaze iruhande rwa wa muhungu nawe aravuze arongewe bandafasha akabo karamano yaranyicaje namaze kwicara gutya kwera ubwoba namava ari bananyishaje n'imbere namasohoka ndananje gukura mu kenyoni yambara ipantaro nari nambaye subira inyuma gahonje kubaza abacu yo uko byagenze sanga bishimye banezera bamwe ati nta namwe akotoye nta n'ikibazo na kimwe wagize wa performance neza kuva uwo munsi rero sheni iracika kakagozi kambuhaga ndavuga ngo mba gukora kuko nari ntangiye kugira connection nico genage guperforminga abanyagatumba natwaye na award you poetry hereteguye n'umurage TV muri Amerika mba ndatsinze kuko ntangira kubona yuko impano ya mbere ubutunzi bwa mbere mfite impano yanje njewe umunsi wa mbere nuri indege mbibabwira bantu rwose mubuza abana banyu ntiba ngo social media ngo izatuma umuntu ajinga hajinga n'undi wakajinze that's one ica kabiri ntabwo social media yotuma ujinga n'undi utari ufite kujinga kandi ikindi nibaza ko umuntu yakagukunze akakundira icurico akakubahira icurico akakubahira ico ukora nimba tuje kuri social media ntidutukane ukaje kuri social media ntuvuga ubusa ukaje kuri social media ugakora ikintu gishobora kuba gifite impact ku buzima bw'abantu cyangwa se kuri societe ibi byo kujinga ikindi se kandi kandeke nako ariko ico nkubwiye cyo nimba koko Imana yanze ko nje danize nzajinga nuko ntaco bikubwiye nta nubwo bikureba tuvugisha ukuri babazwa n'imitwaro yawe wifitiye n'ibibazo byawe pe ubabariye n'abandi bifite ibindi bibazo bitandukanye ariko kujya kuri arugize inshinga ngo danize gage ku social media yazajinga honest icyo kibazo ugenda ukireke nje bwanje ntaco mfite na mama wanje ntaco afite kuko ari we wangire kugisebya iburuza ukuntu bijyana sinibaza ukuntu wowe ngo wambonye kuri YouTube ugenda ukababazwa nuko ngo danize ngo gage ku social media atazajinga njewe mbabwira social media yatumye nuri indege kugira ngo uzumve yuko impano yawe ari ishobora kugutunga impano yawe zikugezaho utakwigeza I have experience ntaho ndagera ariko nahandi uyu munsi ni hamwe mu naharaniye kandi nje nyine nagize mu ruhare nta wundi muntu numwe wigeze uvuga ngo yabigize mu ruhare cyane niyo mpamvu nkubwira ngo nimba ufite umwana ufite impano mureke yikorere nimba nawe ufite impano yawe yikoresha you never know Imana izicisha umugisha wawe iyo nceceka ntabira bikomeye mfite ibikombe biri mu nzu yanje kandi byose byazanye n'amafaranga ntaho nari kubikura nabaye Miss Mirenge Karica ntaho nari kubikura iyo ntajya kwiyamamaza rero social media imaze kunyuriza indege kangahe nka 5 imagine bwa mbere nayuriye mbonye award y'umurage nuri indege nji wacu n'indege mvana ntega indege na Entebbe ndagenda baza kuntega neza urumva iwanyu iwacu bwa kabiri nuri indege ngiye muri Kenya
just gusa gutembera ndagaruka. Rya gatatu nuri indege ngiye mu Minembwe. Uwo twashanye mu Minembwe ntabwo rwose yaranze yambonye kuri social media. Turajana bagishura indege ndagenda. Nja mu Minembwe. Rya kane nuri indege ngiye muri Kenya muri Miss Mlenge. Rya gatatu yes ndanatsinda. Rya gatanu nuri indege ejo bundi ngiye muri Kenya nabwo gufata award ya Papa Legend umuntu wakoze poetry y'umwaka. So urambwira ko social media na yanga gute? Ushingiye kuki? Shingiye kuki? No yanga ari ikintu kibi ariko nje kwa ko nzi ciza cyane. Nawe ubwawe uzoyikore ni ukwinjije indege ntago bayitangira ubu. Indege irahenze byo nuko. Irahenze. Rero nimba ushobora gukora ikintu kigatuma wurira indege ico ni cambere. Abamenye mwese. Bishinge naho navukiye n'amashuri ndafite atari menshi n'abavyeyi banje ntimwari kumenya mwamenye kwera social media. So that's why mu magambo makeya nico genda menye ko mfite impano kandi impano yanjye ndayishima yambyara umusaruro yangiriye akamaro n'uyu munsi wa muntumira nuko muzi ko byiba ari ikintu kizima nabaha kwere. Kutubwiye mfuru yanjye social media nzoyinambaho naze mbabeshe ariko rero agapoeme watangiriye waduha agakoramo kawe siko ntimaze gucuya ayo ntizicuye. Okay, dijwi ryawe Murenge ndumwe mu batumye igiseke kujya ndi rya shami ryagushibutseho rimwe hora guvomerera ngo ritazicwa n'umwuma dore ko wari muziranyota ndi yafurakazi yawe imwe bibaruke mu mikarati ukayitoza ubutore ngo ubutwari buzaba mwambaro ndiho kandi ndakomeye kuko ntebishima no kuba wawe mbere hose iwacu hari heza hagituwe n'abeza dore ko ibyiza nabyo byaharangaga twasangira akabisi n'agahiye tugahasha ikibi tukagicana n'imizi yacu dore ko twese twari bene Kanyamurenge batigeze barangwa n'abarengwe ahubwo barengana ariyo bakomoka sinigeze mbona intari gindi sinigeze mbona inyamaswa y'umwana wayo ariko nabonye aho umuntu yica ndiribozo kandi bahuje amaraso aha ibyo nabonye ubutaka bwacu bwiza mirimo yacu yeraga mwarakoze kutubikira abacu kero kunarindi nanje mbigiyemo bizabiza bigera njenza avuga ngo mfite nk'impano nageze mbwira Mutoni nkamubwira Muto jewe mfite impano official mfite impano sinzi ikintu nuko ariko nuza nandika mana yaje nje barandandika nubu nkubwiye nk'amapoem mba mfite ariko kuja nyine cya kibazo kuja studio akaribyo imbere kibazo ariko none so kwanga nuko ntinya abantu ahubwo ari ukuntu uri mu bintu byinshi ariko rwose ngewe guhimba ntibiza bingora kuko ushobora kukubwira none aha tigira akantu wenda umpimbira wenda nkavuga ngo mpimbaho poeme cyangwa himbaho umuntu runaka wenda bitewe n'imirimo wenda runaka akora ukaba tuvuye no kuri kamera ka minota 15 kicara kuri no ntebe no guhimbira cyane mfite telefone yanje ibama kanoti niyo nza mpimbiramo no gukorera usijale hari faranga uzonkorera katwirwa baza nuko baza baduha ibiraka ni byiza kandi ni nango baza ibiraka abantu mushaka indirimbo mushaka poeme mushaka gutaka abavyeyi banyu ibyo bakoze mushaka kuvuga igihugu canyu mwapfushije mushaka kugira icyo muvuga abari muza mutwera ibiraka oya kweri nibyo tugana ku musozo w'ibiganiro wenda wacu utubwiye ko wafashe igikombe cyangwa se wari waratowe kuba Miss Karike ese nk'umusaruro mwaba mwarakuyemo cyangwa se aho mwagiye mugeza imbaga nyamwinshi y'urubyiruko Nyamurenge nk'ibyo mwari mwatorewe mwaba mwarabagejeje kuki? Okay, njewe Miss Karike ntogwa nyine Miss Karike ntago novuga ngo nujuje 100% cyo natorewe ariko byibura hari cyo nakoze mu cyo natorewe nta nubwo ari byiza burangiye sinkunda no kwivuga ngo nakoze iki nyine byiza ariko ndibaza ko ngiye mushinga wanjye narifite muri Miss Mlenge narawukoresheje pe nawukozeho ko narifite umushinga wo impactinga ubuzima bw'abana b'abakobwa hari muri ibi mvuze byo kwigisha n'abakobwa kumva ko we nimba afite impano zabo nzana nabyibuka nanabibwira n'abantu ushaka nakoze event mu Bugande mu nkambi caka none nkabwira abantu uburyo gushakwa atari first priority bagomba kubanza bakiyubaka wona banza kwiyubaka ukiga umwana ariga yageze mu 3 primaire akumva ko ubuzima ari ukubomboka ngiye ko mbona ko aranyandikira ngumva ngo wanze gushakwa ngurane ngo kurabwira ngo kuragumura n'abana ngo reke gushaka ntago ari kubagumura umwana w'imyaka 12 tujye tuvugisha ukuri arashaka ngo ajye gukora iki umwana w'imyaka 12 uramutera inda ngo abizare koko kuko kumushiraho umusaraba w'ubuzima bwe ko hari abantu bakuze washatse ukuzuza icagiye rero
njye muri make icyo nari natoye nagerageje kubikora yaba ari uko impacting abana b'abakobwa narabikoze kuko icyo gihe nakoze event mu nkambi za Uganda nagiye mu Burundi so nico nashaka kuvugira abana ba ruguru icyo gihe nari nazanye imishinga kugira ngo bafashe babone ibikoresho by'isuku byarakozwe pe n'ubu biracakorwa nanashimira n'abantu banyumvise cyane bakumva ijwi ryanjye ry'umwana muto ariko bakabasha kubisohora ibyo navuze so muri make njyewe icyo natorewe umutima wanjye uranyemeza yuko nagerageje kugikora yes urakoze cyane ngaho gira icyo ubwira ku babyeyi bumva ko abana babo ibyo bintu kuja kuri media ari uburara bumva ko kuja kuri media ari ukubura icyo abantu bakora nta mwana w'umunyamurenge uja kuri media tawo utungwa n'impano bakumva ko impano gusa ari ukuririmba no gucuranga bakumva ko ari aho twebwe abanyamurenge duhekera gira icyo babwira dusoza the short message nabaha cyangwa message ntoya nabaha nababwira ko no kwibesha ni ukuri pe ni ukwibesha ahubwo buri murabuza umwana wawe kugera mu mugisha wiwe that's one ikindi kandi nawe ubwawe ari byo wawibuza mu buzima byakakugirira akamaro reka umwana wawe agenda abanza ntaco banza umuganirize mubaze impano afite niba ari ikintu kibi umubuze pe aho ndabyemera ariko iteka cyose igihe wumva umwana wagiye gukora ikintu ciza hano hanze mureka agenda agikore honestly you never know ngenda bibabwiye you never know ahubwo ngo uzabiri gushidika umwana wawe ngo nagenda akora iki kumuhatira gukora icyo adakunze mureka akora icyo akunze kuko ari igihe aba ariyo nzira y'umugisha wiwe twe tubabwira ntaho hanini turagera ariko aho turi twarahasengeye aho turi naho twarahifuzaga kuhagera mu buzima ikindi kandi social media ntabwo social media ari mbi nk'uko mubitekereza iba mbi iyo wayikoresheje nabi no muzima usanga ikintu cyose ukoze nabi too much is always bad ikintu cyose ukoze nabi kikubyara umusaruro mubi ariko ikintu cyose ukoze neza kigutanga umusaruro mwiza rero social media hano iratugaburira kurumva ntago nase tubihishe oya epi iratugaburira iratwishurira amazu iratwigisha muvana umwanya ntago yansaba ikintu ngo nkibure mamanje ntiyonsaba ikintu ngo nkibure urumva kandi mu by'ukuri nta n'ikibi social media irangezaho ndabona rero mu by'ukuri ufite umwana ufite impano mureke ayikoresha ntago uzi umugisha w'umuntu ahantu heretse umuntu azobabwira abasharinga nka testimony nibwo muzumva nyine ariko ngiye gusa icyo nakubwira reka umwana akoresha impano yiwe reka umwana wawe akora ibyo akunze abikore neza umuha uburyo umurongo abikoreramo bukunze bwiza ahasigaye cyo nkubwira cyo social media nako impano yawe ikwicaza ku ntebe utakwicazagaho ikugeza aho utari kugera ikwinjiza nababwira ngiye maze kugera mu ndege 5 icyo nzi ko mo tuvukana sinzi ngeze mu ndege 5 kubera social media ngiye mu event y'abantu bambonye kuri social media rero murakoze cyane icyo tubasaba no gukora subscribe share na comment mugana no kwikorema TV kugira ngo naho mu musure ayo mapoeme murayasanga indirimbo ibiganiro mu by'ukuri mu musure kugira ngo mumuteze imbere nivyo byiza dufatikanye kugira ngo dufatanye akaboko si ngombwa kuzuvuga ngo ubwo nguri umufana wari unaka nguri anti wo mu subscribe byose ntibivyigana bazi do batazi dukere amaherezo nuko tuzozigira nizoga dufite ntago ari bo babigizemo so rero murakoze cyane naho ubutaha Imana love you guys